yagorwaye ibiki reka ngiye nemere ko yagoye abawenda igihe cyo nemera nawe rega bura arakiyemerera yarahungabanye yego ahubwo ahungabanyijwe niki kuko yago ntago tumuza ko inkuru nka kira kiganiro tumuza ko inkuru akorera abana niyo wazanye inyogoye niyo wafashije abantu batandukanye yagiye ahindurira ubuzima nkuko abantu benshi babizi kuba uyu munsi yicara kuri kamera akora ikiganiro kivuga ibyo yakorewe kuki ari ibyo ari kuvuga se nuko yarahinduwe niba umuntu akwibwiriye ngo maze imyaka ine nkorerwa yicara ubuzo nyine yishwe urubozo umuntu wapfuye urubozo nyine arabikwemerera ubwe yego mbere yuko blaming umuntu wishwe urubozo ukwiye no kwanza ukareba ku cyamwisha urubozo cyangwa abamwisha urubozo reka tujye tureka kwirengagiza ngiye nabaye muri showbiz nabaye nakoze inkuru z'imyidagaduro imyaka myinshi niho natangira itangazamakuru cyane cyane kugira se ko nabigiyemo hajya mu by'ibiganiro wenda bya politiki kugira ngo nuko wenda ari uko ari byo nari nkunze gusa wavanwe muri showbiz habamo ubuzima bw'ikinyoma ubuzima abantu rega bamwe yagiye avuga nuko ariyo tinyitse kubivuga bamwe turabizi ibintu nk'ibyo byo kugambanira n'ibiki birahari birimo sibyo iyo umuntu mukoreye tortire adatahana guhungira nawe agerageza kwirwanaho sibyo yago yashowe mu ibiganiro atari byo biganiro yakoraga yago ibiganiro byose bagiye akora ku bantu byaje ngo byo kubatamo kuvuga ngo nanjye ngaruke mbabwirwa ukuri kwanjye ngiye ntago ari byo biganiro nkora ariko byuka mu gitondo unkoreho ibiganiro nanjye nzabyuka swate nshaka kuza nisobanura ngaragaza kubeshya ariko nanjye nshaka kuza nanjye nshaka ibyawe cyane rero abantu mbere yuko batera imijugujugu yago babanze bavuge ngo mwebwe yago mubona atarahohotewe yago yarahohotewe n'ikimenyimenyi yahinduye umurongo w'ibiganiro akoraga kandi yawuhinduye yago yarabaye iciro ry'imigani ahozwa mu biganiro abantu bahora bamwataka umunsi ku wundi ibyo bintu byaje gute abantu babizanye yago we bumva ari igiti se rero abantu bumve yuko yago yabaye provoke kandi igihe kirekire kandi nawe ni umuntu abagiye kubunga n'inzego z'ubuyobozi zabona ko amacakubiri cyangwa se guhangana kwabo byari ikindi kintu gikomeye icyo kintu cyabayeho ikibazo gihari ko bimeze akavuga ati tuvuyeyo ayo makuru narayumvise ako nari nzumva ko ari ibihuha yuko babajyanye hano yo ngiyo nanjye byo navuga nta nibyo narinze sibyo nibi nge narabyumvise numvisha bishimangiye ndavuga bya bintu n'ukuri y'abantu baragiye kubunga akavuga ati ariko tuvuyeyo baravuze ngo do posting ati posting ngira ngo nikize mbese nukuvuga ko deja mbere na mbere uwamubwiye ngo postinga atagomba kubimubwira agomba kubyibwiriza yarakeneye ko bimenyekana sibyo ariko undi nawe wabikoze yikiza nawe yumva ko ibintu mu by'ukuri ntago bigeze bahandura ikibazo ngo kirangire nkubwire buriya abantu benshi nibajya bumva ikintu bita kwangishwa abantu ntibakumve yuko umuntu ahomba niba ari byo biganiro cyangwa ikintu bakoranaga ubura amahoro uhomba amahoro uzi kugira ngo nakwangisha abantu ujye unyura ahantu uvuge ngo uzi ko umuntu uri hano umuntu akubwiye ngo guma hano utateganyaga kuhava ubwo ngo ntago yemereye kuhava wahita wumva ubangamiwe uzi kugira ngo umuntu aguce ku bantu wenda utaruri nabakeneye ibintu bya hatari ariko ubwira ati buriya bano bantu ntabwo wemerewe kubonana nabo ntabwo mwemerewe gukorana rero abantu bagemera yuko guhungabana kwa yago byabayeho kandi bifite ishingiro biranumvikana hanyuma rero reka nivuge Imana irakiza Theogene umunyamakuru w'Ukwezi TV nzi neza ko uri umunyamakuru mwiza kandi wakoranye none n'undi munyamakuru mwiza witwa buretse gato Umurungi Sabe ubundi Sabe icyo gihe mukorana ni umuntu abamuzi cyangwa se bashyikirana wenda muzi gutyo ngewe Sabe twakoranye ubona ari umuntu uri hambo nyine Sabe twakoranye sharange reka namuvuge Papa Charlene sibyo Papa Charlene sibyo icyo giye kuvuga ni igisanzwe strategy ariko ntago harimo kunyangisha ngewe Papa Charlene yamaze igihe avugwa na Mama Charlene ibyo yamukoreye aza kugera haravuga ati rangiye kuvuga yaraje agera muri office yanjye abona korera kwa Rubangura turapanga ikiganiro gera umuntu witwaye Vode wo kwisezerano TV ndamuzi turaziranye Papa Charlene ahita ajya gukorera ikiganiro kwa Sabe avuga nawe saidiye ibyo yakorewe na Mama Charlene uri kubyumva ajya gukora ikiganiro sibyo tewe ujumba barambanze nkubaza akabazo ku kandi banza wumve maze ngusobanurira urambaza nyuma bishatse kuvuga ngo babarara kibagirwa
ibyo yagavuga yamukoreye nawe yarabigukoreye amuha amafaranga 1,100 ibyo nabyo niba nakubwiye ngo ibintu byinshi sindi bihakane ahari abagabo hakabaho gukosa sibyo ariko barakambabwira muzi ukuntu igihugu kiryoha igihugu cyawe hari abavuze ngo asanzwe ajya Uganda akagaruka n'umunsi cyo twavuganye ari Uganda sinakanomoza karambwira tusavugana mvuye Uganda sibyo nta asanzwe agenda akagaruka sibyo nawe wenda ari mpamvu hamworoheye kuba ariho yahungira yego abanyaravango yagiye Canada ese yagiye Canada bamushakiye visa ngazajyayo none se kambabaza karaho hano ibintu bikomereje sibyo ko no bintu ushaka gutuma umuntu kubura visa byanga ari ukutangira kuririmba kubyina mbere y'umuziki azajya niwe uzamujyana kuya kwibwira ko ari Uganda ibindi uvuga ni ibyiki ngiye hano ngiye mbonera ko abantu bakomeza no guhohotera yago kundira umuntu message irimo bitabaye vuko ariko navo ko arayifite ku rwego rutari nk'urw'abandi ni ku rwego rwe ntago abantu bashaka kumera kimwe ku rwego rungana sibyo ariko ari abantu nyine borohere yago sibyo ariko we kumworohera gusa mu rwego rwo kuvuga ngo wenda ngo ibyo yakoze n'uburyo yabikoze ngo abari we muntu uba ikibazo batabanje kureba ariko arakubwira facts none se T Brown n'undi muntu wabonye bakorana ikiganiro icyo nicyo ngiye kukubaza nicyo ngiye kugeraho muvaho uyu munsi hari abantu barekonesa Theo sibyo umuntu akarekonesa bro nicyo ngiye kubwira umunsi nagusuraga T Brown twarabanye sibyo kamaze nakubwire nanamusuye ahantu aba igikondo ko yagoye amufashe mu buryo bufatika cyo kintu ngiye kukubaza ngiye kukubwira ngo ko nzi ko umuntu ari hari ahantu wa mugabo we mageragere umuntu umusuye amurekonesa yego pe rwose pe ukabona ko niba nakubwiye ngo ahantu ibintu binakomerera nuko haza mu kwangwa nuko byahawe iyo nyito yo kwangwa hakazamo no kwangishwa sibyo reka nkubwire yago yakorewe anti campagne ntabwo ari ibintu genda wandike muri Google yago cyangwa kuri YouTube urebe ibiganiro biza bivuga yago sibyo yago yakoze kimwe iki gihugu kibi cyatuma ibiganiro bibi byose bimukorwaho genda ama space yakozweho ni muri creative cyane mu binakora bye rero big energy Gasaro TV ziba Gasaro TV n'ukwezi TV turabasuhuje aho merere mu mande zose z'isi mbabwira ko mbakunda cyane mwebwe muri ibiganiro byacu uko muri tubahaye akabizo ibyo tubizo ako Sandrine uzakorisha none se aba bantu Theo badukurikira ngiye no baha umukunzi wanjye ariko nabonye ejo bundi shaho bakunze ikiganiro twagiranye baranyandikira abantu hari n'undi muntu bari ibintu byo tubizo numva abagore biterwa n'akabizo abagore n'abakobwa barancana ngewe nta mugabo naha kabizo ariko abagore ukuntu muteye ushaka guhakabiza umukobwa mugenzi wawe nta ribi ngewe rero akareka akabizo ko kwitama ntako ku mutipe oya nanone wabukoza amabara abakoza amahana ntago bibaho none se Theo burya binitwa ukundi rega buriya nuko hari ibintu byadutse by'ubu ariko buriya byitwa ukundi none se ikiganiro cy'ejo bundi twakoranye wacyakire gute rero abantu baranyandikiye twari tumukumbuye bashaka yuko abantu nabo banacyakira mu buryo butandukanye kuko rega abantu tuzana niyo mpamvu ari dukorana ibiganiro tukagira ama channels atandukanye abantu bajye bakira ko turamutse tugize isi aho abantu twese dutekereza kimwe yego isi yaba ari mbi niyo mpamvu umwe afite ibitekerezo biganisha kuri civil engineering by'ubufundi undi akagira iby'ubuganga undi agatekereza hari umuntu wagize kutubwira ati buriya imodoka itambutse abantu batanu bayiriho bashaka gutekereza ibintu bitandukanye yego gatiriya modoka ewana skwirevisa moteri nta kanya gato ubona umukanishi undi akareka avuga ati shareka nkubwire iriya modoka yidekoye yaba ari sawa iryoshye ubukwe uwo nguwo ni umudekorateri undi akayireba akavuga ati uzi iriya modoka kuyoza so buri wese abona ibintu mu buryo bwe bitajyanye n'amateka ye n'imyumvire ye byinshi bitandukanye yego n'imitekerereze ye n'imyemerere ye niyo mpamvu buriya abantu dukwiye kujya twemera nyine ubundi cya kintu abanyarwanda tuvuga ngo cyitwa ubudasa nyine ni ukwakira ko abantu tudatekereza kimwe ariko kandi tudakwiye no kubipfa dukwiye kubigendanamo neza kandi
rwose ibintu bikagenda neza nta mpungenge. yego. Theo, ikiganiro cyari cyiza, mbibonera ku bitekerezo by'abantu, feedback bagenda baguhereza, nanjye bama nabonye abantu abantu bakoze na Stade Amahoro barebye ikiganiro, buriya bigaragaza ko byose ibyo mwavuze hari icyo byari bimaze. Yego. Theo, uyu munsi rero uhawe ikaze nanone kuri Ukwezi TV na Gasaro TV, ariko nanone nzajya ngutumira kubera iki rero nabonye buryo n'uyu muntu nkabona abantu bati uyu mugabo aganira neza pe, afite ibitekerezo byiza, ntabwo ari bose biri ku murongo. Ibyo tuzabigera, hari n'abavuze ngo navuganiye Rwema. Ese umuntu uvuganiye umuntu ibyo tuzabigeraho ntabitwaye iki? nta na kimwe. Pfa kuba ngewe narabivuze mu kiganiro cy'ubushize, Rwema inzego zimukurikirana sinzi ibwiriza ibyo zikora ziramukurikirana. Icyo nge navuze narivugiye nti Rwema umuryango we umeze gutya na gutya, hari n'uwahita avuga se ko n'abakurikiranyweho ibi cyari umwere, ariko nawe n'ibyo yakoze. Ari umuhanga witwa Gandhi w'umuhinde yaravuze ngo ijisho rihore birindi, ngabo twisi twese ngo mu minota mike twatubaye impumyi. Yego. Ntabwo n'umuntu aramutse afite iki, hari n'uwavuze ngo uko ngo we yakunimira gahita kango byagenda ntabyo nzi. Ntabwo nibaza umuntu ushaka kumpimukira ukabimenya kundusha. Yego. Ni nkuko nawe ubungubu hari abamubwira bati uziteho yakurangije ntabwo ikintu cyose. Yego. So abantu ntabwo dufata ibintu kimwe, ariko nyine nuko nkuko nibyo navugaga, tujye tumenya nyine kwakira ko dutandukanye, tugomba kuba tunatandukanyije imyumvire n'imitekerereze, ariko nyuma y'ibyo byose ibyo bintu bigiye kudutanya nyine tubikomeze tubibanemo kandi tubigendanemo neza, ubuzima bukomeza. Yego. Theo, uyu munsi ndashaka tuganire kuri iyi ngingo. Nabonye muri iyi minsi ibintu byakomeye kuri izi mbuga nkoranyambaga zacu. Abakoresheje ngo Nyarugenge yahiye. Nyarugenge yarahiye muri iyi minsi neza cyane rwose. Ku munsi wo kwa ndumva ari samedi nibwo yakoze ikiganiro cy'amasaha 2 hafi n'igice. Shaka bisa avugamo amagambo akomeye cyane, azanamo abanyamakuru bakomeye cyane, avuga abahanzi nabo tuzi, mbese avuga abantu akantu ku kandi kuva mu mwaka wa 2020 ntibeshye aza kugeza n'uyu munsi ati ngiye nakorewe yicarubozo kugeza naho munzi igihugu. We kira kiganiro nimba warabashije kukibona, wakibonye ute? Wabonyemo iki? Ese uyu munsi ubona agahinda ka Yago n'ubundi wamugana uyu munsi utari mu gihugu cy'u Rwanda karatewe n'iki? Reka mbanze mbere na mbere ngiye ku bantu bose. Hari abantu bagivuze ngo Yago yarasaze kuri yatumuzi, Yago arwaye ibiki. Reka ngiye nemere ko Yago yaba wenda igihe cyo nemera nawe rega barakiyemerera yarahungabanye. Yego. Ahubwo ahungabanyijwe n'iki? Kuko Yago ntabwo tumuza ko inkuru nka kira kiganiro. Tumuza ko inkuru akorera abana, niyo wazanye inyogoye, niyo wafashije abantu batandukanye, yagiye ahindurira ubuzima nkuko abantu benshi babizi. Kuba uyu munsi yicara kuri kamera akora ikiganiro kivuga ibyo yakorewe, kuki ari ibyo ari kuvuga se nuko yarahinduwe. Niba umuntu akwibwiriye ngo maze imyaka 4 nkorerwa yicarubozo, nyine yishwe urubozo, umuntu wapfuye urubozo nyine arabikwemerera ubwe. Yego. Mbere yuko blaming umuntu wishwe urubozo, ukwiye no kwanza ukareba ku cyamwishe urubozo cyangwa abamwishe urubozo. Reka tujye tureka kwirengagiza. Ngiye nabaye muri showbiz, nakoze inkuru z'imyidagaduro imyaka myinshi, niho natangira itangazamakuru cyane cyane. Kugira se ko nabigiyemo hajya mu by'ibiganiro wenda bya politiki kugira ngo nuko wenda ari uko ari byo nari nkunze gusa. Wavanwe muri showbiz habamo ubuzima bw'ikinyoma, ubuzima abantu rega bamwe yagiye avuga nuko ariyo tinyitse kubivuga. Bamwe turabizi ibintu nk'ibyo byo kugambanira n'ibiki birahari birimo, sibyo? None se ibintu yagiye avuga bari akaruko Yago nyine yabaye open akavuga amazina ngiye nshobora kutavuga, ariko nubwo ntayavuga nagura ko mu mazina yagiye avuga amenshi ntabwo yantunguye. Hari abantu yagiye avugaga ikintu ugasanga nawe hari ikintu zigisa nacyo kuri we kavuga okay. Ntekereza ko rero Yago reka mbwira ikintu cyonyine cyoroshye. Reba ibiganiro byagiye bikorwa kuri Yago, wari wakorwaho inkuru kandi mbi ngo wumve uko nikubuza gusinzira cyane. None se ibiganiro byakozwe kuri Yago iyo myaka yose, Yago mbwira ikintu wavuga Yago yakoze mu by'ukuri. Yago ni umuki, ni umuntu mubi ku ruhe rwego, yakoze iki? Yago reka tuvuge ko Yago bakibasere Yago ngo Yago ntagazi kuririmba. Bigutwaye iki? Ni ibindirimbo
abahanzi 20 basohora indirimbo kandi abagiye babivuga gutyo Yego. indirimbo zawe nka Suwejo nge indirimbo nakunze cyane abantu bagatangira kumva ko ari mbi bayiplaying ngo kubera ko abantu babisakuje buri ikinyoma kiririmbwe cyane gihinduka ukuri Yego. reka twemere ko Yago atazi kuririmba ni icyaha umva nese abahanzi bose batazi kuririmba bahari tunazi bigeze baba abantu bo kwataka no gutera imijugujugu kugeraho babuzwa amahoro babuzwa uburenganzira bwo Erega niba batazi kuririmba amafaranga naye ari gushora sinako biri Yago azi kuririmba kubera ko njewe nshobora gufana Bruce Melody undi agafana The Ben Yego. undi agafana Meddy bivuga ko njewe iyo mfana umwe muri abo batatu nuko wumva mba ashoboye numva arusha abandi Yeah. rero yagomba kugira abantu bamukunda nkuko n'ubundi abantu bagiye mu muziki nese dukoze ibiganiro wambwa ngo ndi umuswa ariko mfite abantu bankurikira cyane bakunda ibyo nkora ariko ntabwo navuga ngo ndi igitangaza kubera ko hari abandi nanone bakora ibindi nanjye ndeba nkabona ntabwo nabishobora Yego. rero Yago se tunemere ko byibuza niyandikira hari abahanzi benshi bafite voko batazi no kwiyandikira se ntabwo tubazi sibyo ariko Yago yaribasiwe icyo nta muntu ugishidikanyaho noneho Yago guhunga ko ngenda nabibonyemo ibintu bibiri Yago nawe yashowe mu bintu kuko hari ibintu ministre Dr. Utuma Twishima yavuzeho bijyanye n'ivangura ironda karere biriya bintu Yago nawe ashaka kuba yarabikoresheje kuko buriya iyo umuntu atangiye gukorera discrimination kuvangura mu bandi hari gihe yakubwira ngo wowe wahanaha gusa nawe uravuze ngo wowe wahanaha niba muzumva Yago avuga ngo kanaka wowe so yakoze genocide hari kiba cyakanguye ibyiyumviro bye wamubwiye ko ari umukonyine Yego. sibyo Yeah. atangira ari kujya gucukumbura ukomoka he iso ninde afite yahe mateka Yego. byumvikana ko kugira ngo ajye gushaka ayo mavideo yaba jihad n'ibiki hari byamusembuye hari imbaraga byamusabye umuntu burya hari umuntu umwe wigeze kuduha story ariko nayo n'abantu benshi bazabigerageza bazabirebe ariko uzabigerageza bizamubaho ntazabimbaza uzafata injambwe uyikingirane mu nzu uyikubite hafunze nibura yihungire izahinduka ingwe izagukuramo amazi iyo umuntu mukoreye tortire adafite ahantu guhungira nawe agerageza kwirwanaho sibyo Yago yashowe muri ibi biganiro atari byo biganiro yakoraga Yago ibiganiro byose bagiye akora ku bantu ibi byaje ngo byo kubatamo kuvuga ngo nanjye ngaruke mbabwirbaho kuri kwanjye ngiye ntabwo ari byo biganiro nkora ariko byuka mu gitondo unkoreho ibiganiro nanjye nzabyuka swate nshaka kuza nisobanura ngaragaza kubeshya ariko nanjye nshaka kuza nanjye nshaka ibyawe sibyo cyane rero abantu mbere yuko Kandi batera n'ibyabura. imijugujugu Yago babanze bavuge ngo mwebwe Yago mubona atarahohotewe Yago yarahohotewe n'ikimenyimenyi yahinduye umurongo w'ibiganiro akoraga kandi yawuhinduye Yago yarabaye iciro ry'imigani ahozwa mu biganiro abantu bahora bamwataka umunsi ku wundi ibyo bintu byaje gute abantu babizanye Yago we bumva ari igiti se rero abantu bumve yuko Yago yabaye provoke kandi igihe kirekire kandi nawe ni umuntu hanyuma se tukibaza rero ibi turi kuvuga niwe wabyivugiye ntabwo ari njyewe Gasaro uri kubivuga cyose Theo niwe wagiye abyivugira yahereye ku munyamakuru twese tuzi w'umunyamwuga ukorana neza pe inkuru nziza avuga kuri Sabi aravuga ati abatumirwa bagera kuri cano yawe kugira ngo bagaruke iwanjye bikanga reka ibyo yavuze kuri Sabe byose mbisimbuke ndagira ku kintu kimwe cyonyine Yego. kuko ndi kwirinda kuvuga ibintu bidafitiwe facts harahavuga ngo bagiye kwiyunga bagiye kubunga inzego z'ubuyobozi zabona ko amacakubiri cyangwa se guhangana kwabo byari ikindi kintu gikomeye icyo kintu cyabayeho ikibazo gihari ko bimeze akavuga ati tuvuyeyo ayo makuru narayumvise ako nari nzumva ko ari ibihuha yuko babajyanye hano iyo ngiyo nanjye byo navuga nti nta nibyo narinze sibyo nibi nge nabyumvise numvisha bishimangira ndavuga bya bintu n'ukuri yego y'abantu baragiye kubunga akavuga ati ariko tuvuyeyo baravuze ngo do posting ati posting ngira ngo ni ikize mbese ni kuvuga ko deja mbere na mbere uwamubwiye ngo postinga atagomba kubimubwira agomba kubyibwiriza yarakeneye ko bimenyekana sibyo ariko undi nawe wabikoze yikiza nawe yumva ko ibintu mu by'ukuri ntago bigeze bahandura ikibazo ngo kirangire
arega impamvu yo kudahandura ikibazo ngo kinarangire ni uko umuzi w'ikibazo ubwo nyine uba wagiye bawuca hejuru. yego ibintu byo guhangana competition ni nziza ariko yijemo icyo nakwita urugomo bihinduka ibindi bindi. kandi iby'urugomo byo byumvikana ko nirwo rwajemo. Rero Yago abantu bamureba bakabona agahinda avugana n'abanyarwanda kuvanga ari kurengera. Yago nanjye ndabyemera kuri kurengera ngenda nabimwandikiye by the way. Ntabwo namwandikiye ari kurengera. Nambwiye ngo utuntu nk'utu twitwararike. Sibyo? Jewe ntabwo navuga anako nambwiye Yago Paul. Ariko utuntu nk'utu ngutu yabyiza twitwararike. Aragusubiza. Yabuzwa n'ikikunzi usoma ukorege. Ngiye yagureka nkubwira tuziranye kuva kera akora kuri TV10. Ariko naragira naho ngaho. Yago ni umunyamakuru w'umuhanga. Arakwibwirira ati ngo nze ku imihanda naje mbwira umuntu ngo ndakwadimira. Uretse gato. Sibyo? Yago yaraje atangira neza arakura. Content yakoraga kuba umunsi atari yari gukora. Urumva? Ntabwo ushaka gukora ibintu byiza ngo ubiveho nta mpamvu. Sibyo? Yego. Yageze aho Yago yigize kuvugwa amazi igihe adakora yuko Yago yarozwe. Yagarukanye suwejo amazi igihe adakora bavuga ngo Yago yararozwe. Sibyo? Yego. Ese uhabihakana ushingiye kuki? Ni umuntu nyine tuzi ko ibintu byagiye bihinduka tubireba. Agarutse rero icyo gihe agarutse. Noneho Yago yaje ahangana n'imizinga y'ibitero. Sibyo? Wibaza Yago bari kugenda arakubwira ati reka nkubwire harabanje akajya hamatake yo kuvuga ngo Yago ngo umukobwa babyaranye ngo yateye inda n'ibiki. Sibyo? Ariko nasubwo ne musara wateye umukobwa inda wa mbere. Ariko urebye uburyo Yago abantu bamwatakaga. None kandi ujya kubireba Yago arakubwira ati kanaka twari inshuti. Kanaka twari inshuti. Akakubwira akavuga amazina. Niba avuze amazina ngereka nkubwire kugeza ubu. Ibintu byose ibintu Yago yavuze ndabifata nk'ukuri kugeza igihe hari abantu nk'abane ngiye kukubwira batarabivuguruza. Hari nagiye atanga habagabo urugero nk'umuntu ntabwo ndabona Mico the best. Yego. Azanga avuga ati hari abarambeshye. Yagira mbwira ati Yago ubundi ufite ikintu y'umuvandimwe Sabe. Gavuye mu kiganiro. No ariko reka nkubwire buri abantu benshi nibajya bumva ikintu bita kwangishwa abantu ntibakumve yuko umuntu ahomba niba ari byo biganiro cyangwa ikintu bakoranaga. Ubura amahoro uhomba amahoro. Uzikira umuntu akwangisha abantu ujye unyura ahantu uvuge ngo ubuse uziko umuntu uri hano umuntu akubwiye ngo guma hano utateganyaga kuhava ubwo ntabwo yemereye kuhava wahita wumva ubangamiwe. Uzikira umuntu aguce ku bantu wenda utaruri nabakeneye ibintu bya hatari. Ariko ubwira ati buriya abantu ntabwo wemerewe kubonana nabo ntabwo mwemerewe gukorana. Rero abantu bagemera yuko guhungabana kwa Yago byabayeho kandi bifite ishingiro biranumvikana. Hanyuma rero reka nivuge Imana irakiza Theogene. Umunyamakuru w'Ukwezi TV. Nzi neza kuri umunyamakuru mwiza kandi wakoranye none n'undi munyamakuru mwiza witwa uretse gato Umurungi Sabe. Ubundi Sabe icyo gihe mukorana. Ni umuntu abamuzi cyangwa se bashyikirana wenda muzi gutyo ngewe. Sabe twakoranye. Ubona ari umuntu uri hambo nyine. Sabe twakoranye. Dukorera abandi. Yego. Nta mpamvu ntago ushobora kujya kugeranya umuntu ukorera abandi udiringa na performance umushahara ukaza udiringa n'umuntu wikorera. Yari competitive hari umuntu ukompeta kandi ibintu twanabigiragaho twakoraga ku Nyarwanda icyo gihe tumo kompeta n'ibindi bitangazamakuru icyo gihe team yacu yari ikomeye cyane icyo gihe. Nyuma arabajya ku gihe yari umuntu uri competitive. So iyo haje mu bintu bya business rero byo kwikorera ikintu cyo navuga Sabe uri inshuti yanjye twaranakoranye. Ikintu cyuko abatumirwa sharange reka namuvuge Papa Charlene. Sibyo? Papa Charlene. Sibyo? Icyo giye kuvuga ni igisanzwe strategy ariko ntago harimo kunyangisha ngewe. Papa Charlene yamaze igihe avugwa na Mama Charlene ibyo yamukoreye aza kugera haravuga ati nangiye kuvuga. Yaraje agera muri office yanjye nakoraga kwa Rubangura. Turapanga ikiganiro. Gera umuntu witwaye Vode wo kwisezerano TV. Ndamuzi turaziranye. Papa Charlene ahita ajya gukora ikiganiro kwa Sabe. Avuga nawe side ye ibyo yakorewe na Mama Charlene. Uri kubyumva? Ajya gukora ikiganiro
sibyo Theo ujya umbabara mbanze nkubaza akabazo ku kandi banza wumve maze ngusobanurira urambaza nyuma bishatse kuvuga ngo mbabara arakibagirwa ibyo yagavuga yamukoreye nawe yarabigukoreye icyo gihe ntago ndabisoza igihe twapanze ikiganiro twabyemeranyijwe na papa Charlene ngiye mvuga abantu nkuko yagunuze bivuze arabizi nubwo n'inshuti yanyu tuvugana na papa Charlene ariko nyuma sibyo arambwiye ati sabe yanyishyuye ya urumva twakorana ikiganiro urumva umuntu nk'ukubwira gutya bari innocent kubyumva ayo mbwiye gihe namuha kugira ngo dukorane ikiganiro ntabwo nayabonye ntabwo yava sanga tayakuramo nashyiremo abana agafuka k'umuceri urumva nk'ibyo ntabwo njye narakariye sabe oya nteko murakarira se kubera iki niba yaramwishyuye none rero nakambwira ati kugira ngo dukorane uranyishyura ko ndabizi abantu benshi bishyurwa kugira ngo batange ibiganiro ariko njyewe by'umwihariko nyine bigendamo gake kubw'iyo mpamvu rero icyo gihe ntabwo ugeze avuga ngo yambujije uzange ntuzatanga ikiganiro kwa Theo numve ko ari atake ahubwo yashatse kugira exclusivité nyine nicyo kivuga ngo imbaraga z'iki z'amafaranga nimba umutumirwa wabasha kumwishyura nubwo nuko nyine nsigaye mbona yuko bigenda kera nanjye rero mfite amafaranga nkasabiye kera ikintu ngiye nkubwira nshobora gukora mfite amafaranga nanjye nkabatumirwa bose batwika nkabatwara nkabishyura ariko nanone ariko ikintu kindi kiri kuzamo aricyo nkubwiye ngo ngewe ntago nakibaze gutyo kwa sabi harimo ngo kunteza uriya mwana ntukaneze uriya mukonyine uko abivuga hakazamo kuvuga ngo nukorana na kanaka murabizi ngene bafashe ibintu muri gumana uko abivuga asiga ibyo muri gumana masabira n'ibyo ra mbese yagukunze ko icyo gihe gihe hantu twahuriye na yago bwa mbere hari mu bitaramo bya gumaguma kandi yagosha yafasha abahanzi hari akavideo nakagize kuri statut benshi baragakunda kayago na Rusine sinzi niwe waragize ukabona yago yazamuye abantu benshi yafashe abantu benshi kandi yari umwana mwiza ntabwo ngo ari umwana mwiza kugira ngo n'ubusa umwana mwiza ariko yago ubu ngubu ntago akiri gukina match ziramikari urumva ntago gukina match za gicuti yashyizwe muri match z'intambara ariko yazishowemo sibyo yago platform afite umubare abantu bamukurikira afite yago yakoze ari abantu bakozwe ibiganiro byinshi kandi bimwataka sibyo ngaho we na Briane ngaho we na Bada Bijou ngaho we nabande ngo sinzi ngo n'abamukobwa Zekbi ariko nk'uwo mukobwa bavuga arabyemera turi umukobwa namutezwe nandi na DJ Bob na producer Bob sibyo ti Bob Pro umwana yaruwe amuha amafaranga 100,000 ibyo nabyo mpamvu nakubwiye ngo ibintu byinshi sindi bihakane mugihe nabona Bob Pro ahakana sibyo noneho ahakane bafaturiye mwana bamupime na Bob batwereke bati DNA kuki wadusebeje niyo Bob utarakora icyo kintu no kuvuga ibyo akora kugeza undi bifate nk'ukuri sibyo ibaze gufata umuntu noneho ntibibe kugira ngo amugerekeho bibi byabo hagati ahubwo amugerekeho agende kubisakuza muri media sibyo amuteshe credibility kuri kiriya kigero nta kintu na kimwe wazumbwira ku muntu wakora ibintu nka biriya ntacyo wambwira pe sibyo kuko umuntu yakora yicara ubuzo ariko uribaza gufata umuntu kugerekaho inda ni kimwe biroroshye ko wanavuga uti katuye kwiprovinga ko azi katariya nawe bagiye muri gupima DNA yabyanga kuko azi ko resultat zakoze zigaragaza katari uwa yago ariko noneho ntago uriya mukobwa yigeze abikoresha mu rwego rw'amategeko yagiye gushaka uburenganzira bw'umwana ibikoresha muri media basebya yago abantu badafite gihamya bafata yago baramwadukira baramusebya sibyo ntabwo ibintu nabibayemo cyane ariko kuri space zakorewe kuri nuze kuri yago ntabwo zigira umubare sibyo ibiganiro byakozwe by the way ngende nashimira abantu nabonye nk'abantu nka Emi bavuga bati cyakoze kandi ari umuntu yavuze sibyo ari umuntu yavuze ati abantu bazansaba imbabazi Emi niba bikwemera abantu bamukoze ibiganiro byinshi ati mu byukuri ibintu avuga birahari nuko bihari sibyo nuko bihari rero ngiye abantu bose bo ku mihanda bose nta muntu ikintu dupfa uretse wakiremo
hano wakiremanye ntacyo cyabintwaye sibyo uramutse wumva hari icyo ushaka kurema ariko mureke mbabwire ahari abagabo hakabaho gukosa sibyo ariko baraka mbabwire muzi ukuntu igihugu kiryoha igihugu cyawe hari abavuze ngo asanzwe ajya Uganda akagaruka n'umusishe twavuganye ari Uganda sinakanomoza karambwira tusavugana mvuye Uganda sibyo nta asanzwe agenda akagaruka sibyo ni nawe wenda ari mpamvu hamworoheye kuba ariho yahungira yego none yaravangu yagiye Canada ese yagiye Canada bamushakiye visa ngazajyayo none se kambabaza karaho hano ibintu bikomereje sibyo ko no bintu ushaka gutuma umuntu kubura visa byanga ari ukutangira kuririmba kubyina mbere y'umuziki azajya niwe uzamujyana ko yakwibwira ko ari Uganda ibindi uvuga ni ibyiki ngiye mbonera ko abantu bakomeza no guhohotera yago yabwiye ko ari Uganda abwira ko yahunze agatsiko aho kugira ngo nicwe sibyo nzahunga amarozi nkuko yabivuze ubona byari kugira ku rwego rw'uko yago yakicwa ese uri kwicwa muvuga ni gute ntabwo urabona umuntu hari igihe umuntu yicwa mental none se mental urumva ikintu bita urumva sinzi ukuntu abantu babitekereza umuntu kwica ku mubiri hari igihe ari we muzima kurenza ukwica akakwangiza ku buryo bwa roho umuntu akagenda yarabaye igishushumbwe yarapfuye ahagaze sibyo yago wakoresha amagambo akomeye wakoresha amagambo rimwe na rimwe adakwiye ariko ndanakumva none se ni igiti none se umuntu ashaka kumara iyo myaka yose nababwiye umuntu wese bashaka kuvuga inkuru mbi reka nkubwire Sandrine muri kino kiganiro hari abantu bashaka kuba batari bwishimira ibyo navuze kuko ngiye mbyiteze commentaire bari buntuke wenda ntago ziri bumbabaza sibyo ariko bikoze kabiri gatatu cyo nkoze cyose ukajyuntuka aho ngiye ukantuka umuvandimwe yaronse album abantu baruzura ese nkwereka abahanzi nkwereka ba Chameleone intebe twifotoreye muri Serena bafite abantu 15 ese umuntu success ni iki umuziki nuko uririmba indirimbo amashusho n'amajwi bigasohoka ukagera n'abantu babikunda arabafite babikunda yego genda urebe ama group afite abantu bita big energy none se nabo uriya followers afite noneho none se abantu bamukunda wowe ushaka kumbwira yuko umuntu yafite abantu bamukundira ibyo akora rege ushaka no gukundira umuntu message irimo bitabaye vuko ariko navoko arayifite ku rwego rutari nk'urw'abandi ni ku rwego rwe ntago abantu ushaka kumera kimwe ku rwego rungana sibyo ariko rero abantu nyine borohere yago sibyo ariko we kumworohera gusa mu rwego rwo kuvuga ngo wenda ngo ibyo yakoze n'uburyo yabikoze ngo aba ari we muntu uba ikibazo batabanje kureba ariko arakubwira facts none se T Brown n'undi muntu wabonye bakorana ikiganiro icyo nicyo ngiye kukubaza nicyo ngiye kugeraho umuvaho uyu munsi hari abantu barekonesa Theo sibyo umuntu akarekonesa bro nicyo ngiye kubwira umunsi nagusuraga T Brown twarabonye sibyo kamaze nakubwire nanamusuye ahantu aba igikondo sibyo yego nyuma yuko kwese turi hanze sibyo hako arambwa ikiganiro habiganiro tuzatanga yaragitanze kwa Sabe agifungurwa hako nyuma yaho se na nyambo reka nkubwire ibintu biba bivuga rimwe bireba nyine ukabyibaza ese kuki wahita mu platform kuki umuntu ahita mu platform mwizinda kaze excluding nuko ashaka afite ikintu cyabimubujije rero uwo muntu ibintu bimeze gutyo amaze kubitanga ariko kuri channel 3 channel 3 kwa Sabe kwa Chita no kwa Irene nimba ntibeshye none kwa Irene harya kuki niba umuntu akwibwirira ngo kwa Irene mbanza atarajya ari okay reka nje mvuge ibyo ibifatika dushije kubyo yago yavuze kuki nye yago ikiganiro ko yago yamufashije mu buryo bufatika cyo kintu ngiye kukubaza ngiye kukubwira ngo ko nzi ko umuntu ari hari ahantu wa mugabo we mageragere umuntu umusuye amurekonesa yego pe rwose pe ukabona ko niba nakubwiye ngo ahantu ibintu binakomerera nuko haza mu kwangwa nuko byahawe iyo nyito yo kwangwa hakazamo no kwangishwa sibyo reka nkubwire yago yakorewe anti campagne ntabwo ari ibintu genda wandike muri Google yago cyangwa kuri YouTube urebe ibiganiro biza bivuga yago sibyo yago yakoze kimwe iki gihugu kibi cyatuma ibiganiro bibi byose bimukorwaho genda ama space yakozweho Godfather numvishe ya space yagiyemo bamubwiye ibyo bintu n'ibiki
aravuga ati mubabarira abona komerekeje n'ibiki yagiye muri detaye ariko aya yakorera anti campagne sibyo yakorera anti campagne yamukoresheje n'ibyaha by the way haraho navuze nti ari iyo umuntu ari kwiyemerera yuko yakubise umuntu iki nabati nagiye mucapa inshi sibyo siko abana bidefanda kuko yakoze violation de domicile ego umuntu yaguteye mu rugo uritabaye nyine ariko we kujya mu rugo rwanjye dufitanye ibibazo utampamagaye dufitanye ibibazo hagusangayo natake ni icyaha gihanwa n'amategeko ubwacyo sibyo ubwo yakoze abantu babiri ndabona kwa nuzene kumubona kwa Irene none se wa mugani tukibaza rero ibi bintu nabonye comment uyu munsi ati erega nta kindi kintu abanyamakuru bapfa kenshi uretse abatumirwa ubundi nimba amaze kugukoresha uretse gatotewe nkagukoresha namara kugukoresha ikiganiro already wakimaye nyuma y'iminsi 2 nkakubona kwindica n'urunaka binwaye iki ko ikiganiro ari ngemuno giye bwa mbere ntabigira urumva ngiye nyambwira abantu ntuganire iri shyamba rero ni rigari sibyo umuhigo nari gutahana umuntu uri butahane sibyo ariko uko kuntu niko mbyumva ntabwo ari kantu bose babyumva bari ariko babyumva abantu bose rero ubyumva ukundi sibyo ubwo ntange mumbariza sibyo ariko icyo kintu sibyo icyo kintu cyuko akantu rega nyine niba umuntu hari umuntu abantu bazi ko atasaba ikiganiro ariko akana kabonye nta gitanga byari byamaze kuba ikibazo industry ntago irimo gukorana hamwe nyine bamaze kuzamo ikindi kibazo ariko byo nawe uri umunyamakuru ariko hari abantu buzi ko abo bantu tabaka n'ikiganiro hari umuntu rwose ngerigeze kumwaka ikiganiro ambwira ati muntu w'Imana ati Gasaro ngewe nkorera kuri cano imwe yonyine none urumva ikiti kinarimo hari nuza akakubwira nkubwiye ati nanjye urampaye nsanga sinyashoboye sibyo cyangwa nsanga principe zanjye ntago zirimo kuko ngiye nkunda ibitekerezo kandi ngenze ko ibitekerezo bimaze kujyamo n'amafaranga biranandura buryo ngiye nkura n'ibitekerezo ngiye mpamagaye hano ngo nkuri tukora n'ikiganiro wanyishyuye ibindi byo kubwira ntago byo nakubwira ibintu uzi ko biri bugushimisha ko wanyishyuye nabandi waba uri boss byaba bitandukanye n'ibyo wambwira wowe ni nayo mpamvu umuntu anibaza ngo ubundi ibintu byo kwishyurwa abatumirwa sinabyo bizana ya maplanke nyine kuko umutumirwa wishyuye kuko kwishyura ubwabyo hazamo kuba uri umukoresha w'uwo wishyuye uranamukoresha rero sibyo none se ndinde wo guhakana ko niba umuntu kanaka twarakoranaga bakaba abantu 6 cyangwa 10 mbona ko bakoranaga koko ko bani inshuti habona uyu munsi bari mu bantu bamurwanya kandi bafite handi bakorera ndinde wo kubihakana ndabihakana nshingiye kuki sibyo kereka mbonye izindi facts zinyereka ko ese yaguye twaye icy'abantu none se ikindi rero icyaha afite bamushinja ngo arajwigira yago umuziki wa yago ikindi aticita ari umuntu mwiza ati nyuma aza guhindurwa tukibaza nge nimba ndi inshuti yawe birangira oya erega kuko ejo wambwiye ati ntago wakanga umugabo ngo ukunde umugore nta kintu ashinja cita sibyo uretse kuba yaravuze ko yamaze ngo guhindurwa ariko icyo avuga reka nkubwire ngakuzura amashyari ngewe reka nkubwire ngewe yaba cita yaba sabe bo barakorana sibyo niba bakorana rero ntago ari batandukanye nyine ibyo niba abantu bo ushobora gusharinga abatumirwa wewe urumva nta kuntu batandukanye kandi ngo nabinakorwa kuko niba uko bivuze ariko bikorwa sobanura ko bishoboka yuko yaba anabizi ko bikorwa ko nekeza ko turi hano turi proche dukorana umunsi ku wundi byaba binoroshye kukeka atari ko uriya Theo na Sandrine bahora bakorana ibijyanye n'ibi byo kuba bakunda kubikoranaho ntibabiziranyeho nesobanura ko dufite umuntu dutumira kenshi tukamugana nabo turinge nawe ibyo mpanga nawe ukamwe ntago bizi kandi tubipanga duhorana so rero ni abantu bakorana amaze imyaka ngiye yose bakorana kera tujya kwiga ibimenyetso mu mibare kumwe bavuga ngo mwe na plus bibyara mwe twakoresha akavuga ngo logique ivuga ngo harya inshuti yawe iba ari iki katsanga iba ari inshuti yawe umwanzi w'inshuti yawe katsanga aba ari umwanzi wawe katumenya ko ari negative hanyuma umwanzi wawe negative
aba ari inshuti yawe positive nuko ubibara none se inshuti y'umwanzi wawe agomba kuba ari iki ni mwe please ni mwe umwanzi wawe ntabwo rero bisaba ubwenge bwinshi kuba inshuti ya Sabe bakorana sibyo yaba inshuti gute na Cheetahs na ko nani na Yago nta kuntu kitari kuba inshuti na Yago kandi Yago na Sabe umuriro waka kandi abandi ari yari pata na rugi ntabwo byari gukunda so ntekereza ko ubwo binakemutse byakanakemukiye rimwe ubusenge ukubaza ku wanyuma nsoza ahari akantu rero benshi bamugiriyeho inama bati turi aba big energy ariko nanone turagukunda cyane Yago ariko nanone akantu wazanyemo kuamoko ati ntago kaba ari keza kuko nimba umubyeyi bibaye ari ibyo avuga twebwe na fact tubifitiye ntago tubizi ati yarakoze icyaha nkawe ati ni gute ko umwana yabiryozwa cyangwa se yabibazwa kugeza aho uyu munsi yaba bisa naho ukibimucyurira kandi atari wakoze icyo cyaha cyane ko itegeko wamugana rivuga ko icyaha mbere gatozi yo kucyimbaza icyaha ni gatozi ariko mbere yo kucyimbaza tubanza twemera mu kintu kimwe sibyo turasubira kuri cya kintu cy'uko Yago bavuga ko yangiritse Yago yarangiritse ntabwo yangiritse yarangiritse arabyemera cyangwa ntabwo abyemera arabyemera umuntu akora yica rubozo imyaka 4 aba yarangiritse yanyijwe n'iki no kwicwa urubozo sibyo yego ndakurikiye nakubwiye ko mu bintu bya mbere abantu bakwiye no kujya bari n'ubutabera bakwiye kujya bunareba sibyo uruzi ko muri mucyo bita circonstance bazita gute mu mategeko ofete ni ibishobora kugufasha ko kugabanyirizwa ibihano wakoze icyaha urumva icyaha yego harimo nizo condition sibyo provocation ntabwo provocation igukuraho icyaha ko wabaye provoke imikuraho icyaha ariko ushaka kuba impamvu nyoroshya cyaha sibyo yego no kuvuga ngo kanga urugero umugabo agiye mu rugo rwe agiye asanga umugore bari kumusambanya yego amateka amusaba iki jya gutanga ikirego sibyo yego ariko umugabo aragiye afashe umuhoro atemye umugabo asanze mu rugo rwe amusambanyiriza umugore ntabwo ibyo bimukuraho icyaha cyuko yamwishe ariko umucamanza azabanza avuge ngo babyita ubusembure provocation ubusembure ubusembure ni ikintu kiri mu mategeko gitega mu munuze ni kuvuga ngo impamvu zatumye akora icyaha ntabwo itegeko rivuga ngo byabe ni ngo namukubise uko nanjye yarantutse sibyo ariko nubwo ritabivuga gutyo ntabwo watukanye watutswe yamara gutukwa akagira umujinya akarwana wenda gutukana byo biroroheje ariko umuntu wakubise umuntu yawukubita nawe mukarwana ukamwica bitandukanye n'umuntu wateze igico ukamutega mbusha ukamwica biratandukanye sibyo yego ni ukuvuga ngo ikintu bita provocation ni ikintu gifite agaciro mu mategeko rero Yago reka nemere ko rwose kuko reka buriya natwe ubuse ngiye ikiganiro ngo zishobora ukigize waburamo ikintu nabuze yenda kitari ukuri ushobora kuvuga ati buriya yavuze ibihuha kubera ko ntabwo ibintu byose ntabwo turi abantu turi abantu ntabwo turi abantu iyo ukora urakosa sibyo cyane mbere yo utekereza rero ku ngaruka z'ibyo Yago yakorewe ntabwo umuntu akorerwa ibintu bibi agira ingaruka nziza agaragaza ingaruka nziza agaragaza ingaruka mbi Yago abantu babanze byibuze banamwumve sibyo yego reka nkubwire nyuma ya jenoside hari abantu benshi bagiye basanga abantu babiciye imiryango bagahita babica babaga bakoze icyaha baranabibujije ubuyobozi bw'igihugu baravuga buti oya sibyo ariko rero umuntu wabikoze sibyo wabonye umuntu arimo agenda yidegembya yarakumariye umuryango ariko kwica ntabwo byemerewe ntabwo bemerewe kwihanira ariko uramutse ubikoze umuntu wese akwiye kuvuga ngo ariko uriya muntu wabikoze yabikoreshejwe n'iki ubwonko bwe bwari bumeze bute umuntu rero yiyemerera ko yakoreye yica rubozo aramutse atagaragaje ibimenyetso by'uko yishwe urubozo yaba atubeshya Yago aramutse akoze ikiganiro akaza atuje nk'umupadiri usoma misa atwereka ko ibintu byose ari sawa ntayica rubozo yaba yarakoreye atubeshya kuba Yago avuga ibintu akagera akanarengera nk'uko bamwe babyita kurengera
ni ibishimangira akicara ubuza avuga yarikorewe Ryabayeho nese koko. dusanzwe tumuzi mu biganiro byose yakoraga niko yakoraga oya niyo mpamvu rero Yago abantu mbere yuko bamutera amabuye babanze bamwumve bamutega amatwi iherezo ry'ibi ngibi rero ubyumva gutete byakagenze gute kuri izi YouTube channel zacu umunsi hariho inzangano zikabije ngenda saba urwego rwahamagaye Sabe na Yago rugakurikirana ikibazo cyabo rukajya no kubunga sibyo rubone ko Yago yakomeje gushegeshwa kandi ko ibintu bitakemutse rubarego ni bakuru bareba icyo bakora ariko ibintu ntibabyihorere gutya y'umuntu abwiye ngo narahunze mpunze igihugu cyanjye ariko shabuzi Sandrine ntabwo Yago yorohewe ntabwo yorohewe pe bamwumve rero mbere yuko hatekerezwa ibyo Yago yaba yakoze yuko hacungwa n'amubye yavuze nta cyaha kirimo babanze barebe icyaba cyaramuteye gukora ibyo byose nese babanze bavuge ngo ko umuntu twagiye ngo twiyunge nyuma yo kwiyunga abavuga bakaba arabo harimo bari bavuze ngo biyunge nyuma yaho barebe kuri social media ibintu birahari Yago yakomeje inkuru zirimo Yago ntabwo zigira ingano Yago yakoze iki ubu ngubu mu bantu batazi kuririmba Yago aririmba ku buryo yaririmbye indirimbo niba utayikunze yikuremo wijya kuyikina abantu bakina indirimbo za Yago kuri YouTube ni ibihumbi byinshi harimo yarebwe na miliyoni zingahe sibyo by the way nizi tararebwe na miliyoni menshi nuko yageze hashaka gutandukanya umuziki we na channel akora ibindi biganiro by'itangazamakuru arangije ashyira ku yindi channel atangira bundi bushyashya sibyo none se Yago kamem oya abantu bareke gukabya Yago nta kwatagize kandi nta nuko atibasiwe abantu bamwumve bamutega amatwi ariko kandi ikirenze ibyo ngibyo mbere yo gutekereza yuko Yago ukwiye kuvuga ibyo atarakoze byiza nkagenda naramubwiye ntukomeze gushyira hanze si byiza ko wakomeza gushyira hanze amashusho n'ibikini niba arabifite kuko bishobora kuba bigize icyaha yego ariko kuki atabikoze mu mwaka ushize wibwega umuntu ajya gushaka defense ku bantu bamwibasira nawe bamaze kwibasirwa sibyo so rero ngewe Yago no kubyumva kumublaminga uzamublaminga azabanza mwumve namara kumwumva akanamwe muri bikomere reka Yago yarakomeretse sibyo akoze uzi uyimara kubwiye ngo ndagiye nago buri arabizi neza ko kwidekarara kuriye akidekarara ko nta kibazo afitanye n'igihugu no gutekereza ko yashowe nyine mu bintu bituma ashaka nawe agasanga nagakifitiye icyizere kavuga ukuntu umuvuduko pressure high pressure nsigaye nkoreraho yatuma nkora n'ibyaha kambe ngiye sibyo ibyo byose bizatekerezwa mbere yuko batekereza ku makosa yaba yarakozwe na Yago muri ibi bintu Yago yavuganye umujinya avugana uburakari avugana agahinda uvugana agahinda uragira ngo avuga seka uvugana agahinda uragira ngo higiraga binavuga ati mwabyana mwe sibyo niba ari kwibutsa umuntu yuko se yakoze jenoside akibutsa umuntu ko se yiyahuye sibyo wowe kuba mwibukije ibintu bindi by'ubuzima bwe kari umukonyine kari iki sibyo wowe wamuzizaga iki noneho ibyo wamugize ibyo ari no kuvuga kwanza nabwo bigize icyaha kuvuga ko so yakoze jenoside bibaye atari byo nizere ko nabivuze abizi ariko bibaye ari byo kisi ngomba kwirwa mvuga ko so yakoze jenoside nabari gukwataka cyane gatozi hako nanye ntago ndushinja cyane ntago nyigushinje ntago ngisari pingu nkwambitse Theo reka nkubwire sibyo umuntu aramutse avuze background yawe sibyo iteye ipfunwe yaba guhemukiye ariko rigiye bitagize icyaha okay nibitekerezo byawe kandi turagushimiye cyane ku bitekerezo byawe byiza abantu bari buntukira ibitekerezo byanyu babwire ngo nuko mpagaze urakoze cyane nawe mwakoze cyane abafite ibitekerezo bizima bumva ko twaganira bigamije kubaka batwunganire baduchallenginge ni kubundi bikwiye ko ibintu bikorwa abantu bakaganira mu buryo butari ukwibasirana big energy aho karakano ka big energy nako ariko ni Yago wakazanye
yagwagira utuntu ngiye bira najyaga nkurikira ibiganiro bya yago wega dutagira ikiganiro oya nabana afite umwanya katugisoze nabana afite umwanya nkindura kwa kun introducinga baba nuze ngo bashata n'ibindi bintu nashaka gusubira top shata so nyene umuntu yakoraga ibintu n'umuntu ushaka kuba yaramutinye koko boom fire umuntu ushaka kuba yaramutinye yaraje esara cyabivuga ejo no muri kirara bivuga cyarabivuze arya bagenda ugushaka kuba yaratangiye gupremieringa bigeze hagati arabivuga zikubanza ariko urumva ni signatire premier mshaka yari yatangiye so ni signatire ye ni nakantu keza kugira iyo creativity ni muri creative cyane mu binakora bayi rero big energy so mwakoze Gasaro TV.